Alright, gentlemen, running sport izira tulinyurangana mawutuze muri rariya also tugiye kwakira ari n'inyakwinuje ku nshuro ya kabiri uriyumvutse rero muri mukongera kugaruka hano. Murakoze, ni ibintu byiza cyane. Iri ni isiganwa rya gatatu muri iyi shampiyona y'umwaka. Ubu tuyoboye shampiyona, turashaka gukomeza kuyobora, tugiye gushaka amanota. Ni byiza cyane rero, byaratunejeje kubona umwana w'umukobwa witinyuka w'umunyarwanda ku nshuro ya mbere akaza mu irushanwa, hakaba hari n'abo watinyiwe harimo n'aba Aurore Kayibanda. Uyu munsi rero imihanda ngira ngo urayizi, abantu biteguye kuri tsinda. Kuba mu myanya itatu ya mbere. Okay, so ni byiza cyane rero kuba mu myanya itatu ya mbere, kandi bibaza ko amahirwe nuko wigeze kwakira hasi. Ese nk'umwana w'umunyarwanda ujya gufata icyemezo cyo kuza gukina rari, nta mbogamizi wahuriyemo nazo? Yego, zari ziri imbogamizi cyane cyane z'ubushobozi, kuko ni umukino usaba ko uba ufite imodoka, ufite abakanishi. Ni umukino mbega usaba ko uba ufite uburyo mu bijyanye n'amafaranga, rero biragorana ariko turakomeza. Nibyo uravuga ko bisaba uburyo bwa mikoro, kandi nanone ibyo bifasha muri uwo mukino kuko ni umukino usaba uburyo bw'amafaranga ni fayinali. Okay, iyi nshuro rero ya kabiri uje muri Nyirangarama Mountain Rally, navuga ko ni byiza ko wowe uzi imihanda, ariko se wenda mu gukina n'iki navuga ko muri iyi mihanda wabonye kidasanzwe ugereranyije n'indi mihanda wagiye ukiniramo? Ni imihanda ihanamye cyane, hari n'imisozi ihanamye, kandi hari mu nkengero y'imihanda ni mu mpanga, rero ni ahantu bisaba ko twitondera cyane tunandika neza mu manota. Okay, turakwifurije ibyiza. Abakunzi ba Clarine Sport TV rero, turi hano kuri Nyirangarama hagiye kubera Nyirangarama Rally Mountain. Turi kumwe na Miss Aurore Kayibanda, ku nshuro ya mbere yitabiriye irushanwa hano, tumuhaye ikaze. So Aurore, witeguye ute iyi rally? Murakoze kumuha ikaze, twiteguye neza, twagize imyitozo ihagije, ndakeka ko biza kugenda neza. Okay, ngira ngo ni ubwa mbere ugiye gukora wenda hari mu mihanda isa naho iri mu misozi miremire, ese nta mpungenge biguteye? Oya, nta mpungenge binteye kuko twariteguye bihagije, twagize umwanya wo kureba imihanda, gufata amanota, twiteguye. Okay, ni gakeya cyane twakunze kubona abana b'abakobwa cyane b'abanyarwanda bajya muri uyu mukino wa rally. Ese wowe niki cyakubashije gutinyuka uyu mukino? Nahoze kuva kera ndi umwana nkunda ibintu by'amamodoka gusiganwa, ariko nta access. So uyu munsi twagize amahirwe kwinaraziserukira, atwereka ko bishoboka. So nanjye ndavuga noneho mfite n'amahirwe yo kuba nagera kuri uwo mukino. Okay, ni byiza cyane. So ese niki twiteze kuri Aurore kuri uyu munsi? Uyu munsi nitege kwitwara neza cyane. Okay, so akabazo k'amatsiko rero wenda, tujya tubona abana b'abanyarwanda b'abakobwa bitinya, ese niki wabashishikariza kugira ngo nabo bazaze muri uyu mukino? Nabashishikariza kwitinyuka, ariko atari no muri uyu mukino gusa, no mu bindi bintu ibyo ari byo byose bitandukanye, icyo yaba yumva afite umutima ashaka gukora, yitinyuke, barashoboye. Okay, urakoze cyane Aurore, kandi turakwifuriza ibihe byiza no kuza kwegukana intsinzi ya Nyirangarama Mountain Rally. Amahirwe make. Murakoze cyane. Asante sana.